ndagusuhuje Uwizeye Enoch wamamaye ku izina rya Kagarara hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba aciye agahigo k'umunyarwanda ukurikiranwe n'abantu benshi ku rukuta rwe rwa Instagram mu gihe gito cyane. Ni nyuma yuko amaze guhura na Ashton Hall, bakaba barahuye afite ku rukuta rwe rwa Instagram abantu 15,000 bamukurikirana. Ubu uyu munsi nakumiro byagenze bite, ibintu byifashe bite? Ibiganiro ugiye gutega amatwi ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV, ngiye bikugezaho nitwa Bon Vivant. Ngwaye ikaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, ubwo wamaze gukanda subscribe rero nguhaye ikaze, nawe wamaze kuyikanda ni byiza cyane, wowe uba udutega amatwi witurije. Hanyuma ninjira mu kiganiro, murabyibuka neza Kagarara ubwo yahuraga na Ashton Hall, yari afite ku rukuta rwe rwa Instagram 15,000 bimukurikirana, kandi yari afite video nyinshi, ariko yari afite 15,000 bimukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram. Ubwo rero Kagarara ubwo yajyaga guhura na Ashton Hall, bagahurira muri gihugu cya Ghana ku kibuga cy'indege, mu byibuke neza. Uyu Kagarara rero bakaba barahuye ku itariki 28 Kamena muri uyu mwaka wa 2026, bagahurira ku kibuga cy'indege cya Ghana. Hanyuma rero bahise bakomeza gukorana imyitozo ngororamubiri, icyo bita push-ups, ari nabwo mwabonye Kagarara yaje gutsinda Ashton Hall mu bintu bigendanye na push-ups mu mashusho yagiye akwirakwira hirya no hino. Hanyuma bakimara guhura, amaze kubona uburyo ki ari umunyamuhate, anamweretse intego ye afite Kagarara, ari kumubwira ko ari kwereka abandi ko n'abafite ikibazo cy'ubumuga burya nabo bashoboye. Ubwo rero Ashton Hall yaje kuba amwita Ashton Small, murabyibuka neza, ahita anamwemerera rero kuzamufasha inzozi ze zikaba impamo, kandi akanamwubakira urukuta rwe rwa Instagram rukuzuza miliyoni ku rukuta rwe rwa Instagram. Ibyo bintu rero ni nayo mpamvu ngarutse muri studio kugira ngo tubirebeho. Uyu Kagarara ahura na Ashton Hall, yari afite ku rukuta rwe rwa Instagram abantu bamukurikirana bangana n'ibihumbi 15. Ubu uyu munsi nakasa mutwe yebaba data we. Uyu Kagarara amaze kuba umwe mu banyarwanda deja n'uwa mbere umaze gukurikiranwa n'abantu benshi ku rukuta rwe rwa Instagram igihe gito cyane. Ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Wapfa kuba rakanze subscribe, iki kiganiro ni icyawe kikaba nanjye icyanjye, niyo mpamvu mba nagiteguye neza kugira ngo ibintu bize kuba biri très bien. Hanyuma rero ubwo rero uyu Ashton Small akaba akomeje gukora ibitangaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ninjira hano mu kiganiro, uyu Kagarara yari afite ibihumbi bigera muri yewe data we. Uyu mugabo rero ari gukora amateka adasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero twavuga ngo ni ibintu byigeze bikorwa n'undi muntu, oya, ntabwo byigeze bikorwa n'undi muntu. Ibi rero Kagarara ari gukora biri gutera n'ishema Ashton Hall biri kumutera ishema, kubera ko uko ari kugenda abona aba followers ku rukuta rwa Instagram rwa Kagarara bari kugenda bazamuka, biri gutera ishema Ashton Hall, bikamwereka ko intego yamubwiye agomba kujya akurikiza yabishyize mu bikorwa.
ibyo yamubwiye agomba kujya kurikiza ni ukugira discipline mu byo akora ndetse no gukora cyane hard big. Ibyo bintu nibyo yamubwiye ati niba wiyemeje kugera ku kintu ukora cyane ushyiramo umuhati. Ibyo bintu rero kandi ngo ubishyiremo discipline, izo ndangagaciro rero yahawe na Ashton Hall, uyu Ashton Small undavuga Kagarara. Izi ndangagaciro yahawe na uno munyamerika Ashton Hall, akaba rero arimo kugenda azikurikiza kabisa, ubona ko ibintu byatangiye kuryoha. Uwizeye Enoch rero iyo byibura mwicaye mukanaganira akakubwira amateka ye y'ukuntu yabayeho, uba wumva ko yanyuze mu buzima bugoye, no kuba yakora ibintu nk'ibi ngibi. N'umwana w'umwihambizi, umwana twafata ko ari umwana ushoboye, n'umwana ushoboye. Ubwo rero kandi aracyari muto cyane, ku myaka ye burya 25, abakiri muto cyane, ni imyaka urubyiruko rwose ruherereyemo. Ubwo rero nyabuneka imibare dufite uyu munsi irerekana ko Kagarara ari we munyarwanda wa mbere ukurikiranwe n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda igihe gito cyane. Imibare rero ihagaze ite? Uyu Uwizeye Enoch wamamaye nka Kagarara ku rukuta rwe rwa Instagram, nabikubwiye ajya guhura na Ashton Hall yari afite ibihumbi 15 by'abamukurikira ku rukuta rwe rwa Instagram. Ubwo yahuraga na Ashton Hall bakagenda batembera mu bihugu hirya no hino, bagarutse mu Rwanda, Ashton Hall agiye kuvamo yavuyemo Kagarara yujuje ibihumbi 400 by'abamukurikira ku rukuta rwe rwa Instagram. Murabyibuka neza ko mu mashusho mwabonye agiye akwirakwira hirya no hino, bamukoresheje na anniversaire y'abasabu na aba followers bamaze kumukurikirana kuri Instagram ye, bangana n'ibihumbi 400 n'abandi. Hanyuma bamukorera bidi bati happy birthday kabisa. Ubwo rero wabonaga ko ari ibintu byiza cyane, ari ibintu bibereye ijisho. Ubwo rero Ashton Hall akiva mu Rwanda rero yabanje gukorera uyu mwana Kagarara. Iki kirori rero bakaba baragikoreye muri Marriott, iyi ni hoteli bararagamo. Ubwo rero Kagarara rero akomeza kugenda aca agahigo. Ubwo rero Uwizeye Enoch ubwo aba atandukanye n'uwitwa Ashton Hall, afite ku rukuta rwe rwa Instagram abantu ibihumbi 400. Ubu rero uyu munsi tuvugana n'urucabana, uyu munsi tuvugana aho kugira ngo abantu bagabanuke ahubwo ari kwiyongera umunsi ku wundi. Uyu munsi tuvugana ninjiye muri studio ari ibihumbi 500 biri gukurikirana Kagarara, 592. Ubu hahise hiyongeraho igihumbi, kugira ngo ubyumve neza, hahise hiyongeraho igihumbi. Uwizeye Enoch rero ari gukurikiranwa cyane, ni amateka ari kugenda akora atarigeze akorwa n'undi munyarwanda wese. kandi ikindi ari kwerekana ko burya wihaye intego wazigeraho kandi ibintu byose bigashoboka. Ngayo rero nguko Uwizeye Enoch wamamaye nka Kagarara, intego no kugera ku gihumbi nkuko yabisabwe na Ashton Hall. Ashton Hall yaramubwiye ati ngiye ngomba kugufasha mpaka gujuje abantu bagukurikirana miliyoni. Ubwo rero intego ye yo kuzuza abantu miliyoni bamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram ikaba rero iri kugenda igerwaho gake gake. Ashton Hall rero nawe ikintu amufashaho, yaramubwiye ko agomba kuzaba areba inshuti ze zose zikamufasha, ariko miliyoni ikuzura bubi na bwiza. Ubwo rero ibi byose bikaba biri kugenda bikirwaho akadomo. Nitwa Bomva, yitwa Kingdom JBTV. Wowe ushaka
kunshyigikira kanda subscribe, unanyandikire kuri comment umbwira uti ubirimo cyangwa se ntubirimo, cyangwa se you can change, no problem. Hanyuma ndagushimiye, ugira ibihe byiza.